nejejwe no kubakira mwese bene data hano kuri Pure Gold Channel. Uyu munsi wa none ni umunsi nejejwe cyane no kwakira buri wese udukurikiye hano kuri Pure Gold Channel. Imana ishimwe cyane kuko yakurinze nanjye kandinda, tukaba tugereje uyu munsi twese turi bazima. Imana ihabwe icyubahiro. Nagira mufate umwanya mwese wo kubakira, kandi mbere yo kubakira ndabanza kubashimira. Ndabanza kubashimira bene data bari muri Amerika bansengera dufatanya. Tujya dukominika mbwira turi kumwe turagusengera. Komeza Jose. Ndashimira abo muri Australia nabo bajya bansengera, Imana ibampere umugisha cyane. Ndashimira bene data bari muri Canada, Yesu abampere umugisha. Ndashimira bene data bari muri England, abari muri UK yose, abo dufatanije mwese Imana ibampere umugisha. Yesu akomeze abagirire neza. Mwese ndabashimira kandi ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu. Hari bene data nta kwibagirwa bo mu Rwanda. Si ngombwa kuvuga akarere barimo muri iyi ndabashimira cyane muri izi nshuti zanjye bavandimwe, muranshyigikiye mumfata mu mugongo muransengera. Imana ibampere umugisha cyane. Bene data batuye muri Belfast turaziranye murabizi, abari Norway inshuti nshyashya nabonye muri no minsi. Yesu akomere umugisha pastor na famiye yawe, Imana iguhe umugisha. Bene data bari muri Scotland inshuti zanjye tumaranye iminsi, Imana ibampere umugisha bene data. Aho muri hose abo nta kwibagirwa bari mu Bubiligi, abavandimwe n'inshuti muri iyi turahorana, duhora tuganira, turafatanya. Imana ibampere umugisha mwese kandi abashuje mu izina rya Yesu. Uwo nibagiwe ari wese ambabarire, ariko aho uri hose umenye ko nkuzirikana ku mutima kandi ko dufatanya muri Yesu. Twese turi umuryango w'Imana. Ndabashimira cyane gusenga, amasengesho mu nsengera angeraho kandi abyumva. Imana iri kumwe nanjye kandi iri kumwe nawe. Nanjye nzajya ngusengera. Imana ikomeze guha umugisha cyane. Ndanezerewe kandi kinejeje nuko tugiye kongera gufatanya ijambo ry'Imana hano kuri Pure Gold Channel. Ijambo ry'Imana rigiye kudufasha kuri cya kiganiro cy'isaha ya 9, ikiganiro gishyashya cy'isaha ya 9. Iki kiganiro ni ikiganiro nanjye kimfasha cyane. Ikiganiro tureberaho ikintu nise master key. Gusenga ni master key. Ni urufunguzo rukuru dukoresha dukingura mu ijuru. Umva aya mahirwe mfite nawe ufite, kubona twarahawe urufunguzo rukingura mu ijuru, rufungura mu ijuru. Gusenga gufungura mu ijuru, maze Imana data wa twese kumva. Ariko hari ibanga, ntabwo urwo rufunguzo upfa kurukoresha. Urukoresha ari uko wabanje kwakira Yesu Kristo, ari uko wabanje kwera. Iryo ni ryo banga. Ushobora kurukoresha yego uwo ari we wese, kuko Imana ivusha izuba n'imvura kuri twese. Twaba dukijijwe, twaba tudakijijwe, twese iradukunda kandi twitaho kandi yumva gusenga kwacu. Ariko hari ibanga. Yesu Kristo yatuzaniye iryo banga, ibanga ryo kwihana icyaha, ibanga ryo kwihana ibyaha, ibanga ryo gukuraho ibyari bidutandukanije n'Imana data, kuko Imana irera. Iyo umenye iryo banga rero ukihana icyaha icyo ari cyo cyose, ugasaba Imana imbabazi, ukicisha bugufi, cya kindi cyazanaga nk'urusika hagati yawe n'Imana kikavaho, icyo gihe rwa rufunguzo ufungura neza cyane. Nta ngese zirimo, nta kintu utagomba gushyiramo amavuta ngo uvuge uti wenda rwagenda. Iyo wihannye icyaha cyawe cyagutandukanyaga n'Imana, Imana irakwishimira. Iryo ni ibanga bene data. Ugakiranuka ugasaba Yesu kuko nicyo cyamuzanye. Reka n'abatindije turebe ibanga ry'ukuntu uwo Yesu mvuga, Yesu Kristo niwe waramumenye, n'abataramumenya muzamumenya ukuntu nawe yasenze. Ukuntu yasenze tumurebaho, tumwigiraho. Tugiye kurebera hamwe ukuntu Yesu Kristo yasenze asengana umubabaro. Aya masengesho ni amasengesho akomeye cyane, ari bugufashe nanjye kandi aramfasha. Mbere yo kugira ngo nyarebere hamwe nawe, reka dusabe Umwuka Wera tuyobore. Umwuka w'Imana, Mwuka Wera adufashe, kuko Yesu Kristo yaje hano mu isi, igihe kiragera, misiyo yamuzanye arayikora, ajya ku musaraba aratubambirwa, arapfa, arazuka, arangije igihe kiragera asubira mu ijuru. Ariko yaravuze ati ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye umufasha.
umufasha uzabana namwe igihe cyose ni mwuka wera. Uwo mwuka wera rero abana natwe ibihe byose kandi ni umufasha muri byose, ni umwigisha. Niwe rero nshaka kugira ngo nsabe tumuhe karibu we nanjye aza twigishe, atuyobore, adufashe muri aka kanya tugiye kumara tuganira hano ijambo ry'umunsi kuri iki kiganiro cy'isaha ya 9 kuri Pure Gold Channel. Reka dusenge. Mana, turagushimira urukundo rwawe, turagushimira kugira neza kwawe, turagushima ko waduha Yesu Kristo ngo aze adupfire, atubere umucunguzi, tubabarirwe ibyaha, mbabarirwe ibyaha byanjye n'inihana mbabarirwe. Haleluya. Ndagushima Mana, ndagushima Yesu Kristo ko umaze gukora igikorwa cyari kikuzanye cyo kudupfira ku musaraba, ko wapfuye ukazuka ugasubira mu ijuru. Waravuze uti simbasize mwenyine, waduhaye umufasha ari wo mwuka wera. Mwuka wera tuguhaye karibu muri uyu mwanya, uze utwigishe, wivugire. Ngende igikoresho cy'Imana, ndi igikoresho cyawe, ngende hano gusa ndasama, wuzuza akanwa kanjye. Urakoze mwuka wera ko ari ugiye kutuyobora. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Ikaze bene data nkuko nakomeje kubivuga, kandi mbasuhuza mu izina rya Yesu umwami wacu. Reka rero turebe ingingo ya mbere. Tugiye kureba ibintu bibiri, ingingo ebyiri gusa tugiye kureba umunsi wa none. Iya mbere turareba ukuntu Yesu yasenze asengana umubabaro. Ingingo ya kabiri turi burebe undi mwinginzi wa kabiri waje gukurikira Aburahamu. Wawe ufite amatsiko yo kumva uwo mwinginzi wa kabiri, cyangwa se umwe intercessor, mu cyongereza intercessor wa kabiri wakurikiye Aburahamu. Ntucikwe mwene data, reka tugumane gatoya wumve uwo wa kabiri, kandi turebe ukuntu ingingo ya mbere uko Yesu yasenganye umubabaro. Sinarangiza cyangwa se sinatangira ntakubwiye kuri kumwe na Jose kuri iyi gahunda, kuri iki kiganiro cy'isaha ya 9. Nuko rero mwene data ntucikwe rwose, ihangane tubane. Aya magambo turayasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo. Turebe icyo yatubwiye ukuntu Yesu yasenganye umubabaro. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 26. Turahera ku murongo wa 36. Yesu asengana umubabaro ari i Getsimani. Wihangane tuyasome twitonze, twumve icyo umwuka atwigisha. Maze Yesu agerana nabo ahitwa i Getsemani, abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha nigire hariya nsenge. Yabwiye abigishwa be ati nimube mwicaye aha, ngewe njye hariya hirya nsenge. Ntabwo yabahishe ati mube muri aha gusa, ngiye gusenga. Ajyana Petero na bene Zebedayo bombi babiri, atangira kubabara no guhagarika umutima. Yatangiye kubabara no guhagarika umutima. Hari ikintu cyari kimubabaje. Muri ibyo bihe byari ibihe bikomeye cyane, byari ibihe abanzi be bari gutegura uburyo bamwica, bamufata bakamwica. Baramwangaga cyane, afite abanzi bakomeye benshi, kandi icyo kintu yari akizi ko kigiye kumubaho, kandi yari azi ko umugambanira, uca ku ruhande akamugambanira, ari umwe mu bigishwa be. Ibyo yari abizi cyane, kuko Yesu Kristo dusoma ijambo ry'Imana yuko yari Imana, yamenyaga byose, yamenyaga ibigiye kuba, kandi yari umuntu wuzuye. Yigize umuntu kugira ngo ze akubone wowe nanjye. Yarababaraga, aha bitwereka ko yari umuntu. Icyo kitwereka ko yari umuntu Yesu Kristo, kuko yarababaye, yarasenze, arababara cyane, arababara. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo atangira kubabara no guhagarika umutima. Imana ntabwo ihagarika umutima, Imana ntibabara. Ariko Yesu Kristo kuko yari umuntu, yatangiye guhagarika umutima no kubabara, kuko yamenye ibyari bigiye kumubaho. Arakomeza maze arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi, kenda kunyica. Tekereza, umwana w'Imana, Imana, ariko kuko yigize umuntu, umutima we wagize agahinda kenshi cyane, kenda kumwica. Ibi ni iby'ukuri, yarababaye kuko yarebaga urupfu agiye gupfa. Yari yarubonye, urupfu rwo ku musaraba. Twabonye ko mbere y'uko agera no ku musaraba bamuhondaguraga, bakamukubita iminyururu, ibyo babonye byose, akikorera umusaraba,
akava amaraso menshi cyane, yarababajwe pe. Ibyo byose mbere yuko bimugeraho yari abizi, yarabibonaga kuko yari Imana. Yabitekereza, yabona ukuntu agiye kubabara cyane, umutima we ukagira agahinda ngo kenshi cyane kandi ngo kenda kumwica. Arababwira ati mugume hano mubane maso nanjye. Arabinginga, yinginze Petero na bene Zebedayo babiri bari kumwe, ati please, aringinga ati mugume hano mubane maso nanjye, kuko yari azi ko bagiye kumufata muri iryo joro, bagiye kumugambanira, bamufate bamujyane. Uwamugambaniraga kandi yari Yuda, umwe mu bigishwa be. Ibi biteye agahinda cyane. Nawe wishyize mu mwanya we, uzi ibigiye kukubaho, uzi urupfu yapfuye, wababara, umutima wababara, wavuga uti kuko uri umuntu wagira ubwoba uti mwakabyara, nimumbare nimugumane hano nanjye. Wabwira inshuti zawe muri kumwe ati nimumbabarire. Yaravuze ati nimumbabarire, nawe niko wabigenza, nimugumane nanjye hano, mube maso, ntimusinzire, reka tubane maso. Bagiye kuza kumfata, bagiye kunyica. Yasenganye agahinda. Aya magambo yavugaga afite umubabaro ngo wenda kumwica. Yigira imbere ho gato, arunama, arasenga ati data, niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Imana idufashe cyane. Yari azi ibigiye kumubaho, ari umuntu, kuko Yesu yari umuntu wuzuye, ari n'Imana yuzuye. Niko yavugaga ati data, niryo sengesho yasenze, data niba bishoboka iki gikombe kindenge, uru rupfu rundenge, ibi mibabaro indenge, ntingereho please, biriya bintu bigiye kumbaho ntibimbeho. Niko yasenga kuko yari umuntu. Ariko aravuga ati ariko ahubwo bibe uko wowe ushaka, ntibibe uko ngewe nshaka, bibe uko wowe ushaka, ntibibe uko nshaka. Aha niho bidutsindira, njye niho byansindiye cyane ijambo. Hari kenshi mvuga nti Mana mbabarire, iki kintu ntikimbeho. Hari igihe mba nzi ngirirwa ubuntu, Imana ikambwira ati ugiye guhura n'ibikomeye, ugiye guhura n'ingorane, ngasenga nsaba Imana nti bihagarare, bihagarare, izi ngorane sinzishaka, nawe sinzi ibyawe, uburyo uganira n'Imana. Ariko Yesu yaravuze ati ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ahubwo data bibe uko ushaka. Yicishije bugufi cyane. Aha ni urugero rwanjye n'urugero rwawe. Icyo Imana ishaka ko kiba, cyaba kigaragara ari cyiza, kigaragara ari gikomeye, Imana yacyemeye, nyuma yaho haba hari impamvu nziza. Amen. Nyuma yaho haba hari ibintu byiza Imana igushakaho, inshakaho. Ushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane, ukababara, ukumva urababaye cyane, ndetse hariho naho biviramo kwanga Imana, bakayivamo rwose, bakava mu nzira, bagacika intege, bakayireka pe. Hari umudamu w'inshuti yanjye wigeze gupfusha umwana. Aravuga ati Jose, ati sinzongera no gusenga, ati birarangiye, ati iyo Mana inkunda ite, inyiciye umwana, intwariye umwana ko yari ifite ubushobozi, kuki itamukijije? Ndavuga ntubaye nk'umupfapfa rwose. Nibyo ngibyo ntagomba kubivuga, kuko Imana niyo itanga urubyaro nyine izaguha n'abandi, niyo itabaguha kandi Imana izaguha ubugingo. n'uwo mwana yamuhaye ubugingo, yagiye ari muto, ari mu ijuru, ariko ntiyabyumva. Hari abantu rero bahurana ikibazo, aho kugira ngo acyakire ashime Imana, ugasanga arayanze, ayibivuyemo. Atoya, iyo nta Mana, ntabwo ari Imana, si urukundo. Kuki yabyemeye ko biba? Ariko ha Yesu Kristo yaravuze ati ariko bibe uko ushaka, bye kuba uko nshaka. Amen. Imana idufashe cyane. Yesu yarakomeje arasenga, arahaguruka, agaruka aho abigishwa be bari, asanga basinziriye. Abaza Petero ati harya ntimubashije kubana amaso nanjye isaha imwe, nibura isaha imwe? Yaragarutse avuye gusenga Imana, arababwira ati koko Petero, nawe koko ntabwo ushaka kumbabarira koko ngo ubane nanjye maso isaha imwe yonyine? Reka mube maso, dusenge tutagwa mu moshya, kuko umutima niwo ukunze, ariko ngo ubugingo
umutima we wari ukunze ariko umubiri ufite intege nke, niko yababwiye. Umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Nyamuneka nimumbabarire tubane maso nibura isaha imwe. Aha yari ageze kure cyane avuga ati ndumva ngiye kubabara. Yarazi umubabaro agiye kwinjiramo, yarazi ibibazo agiye kwinjiramo. Niyo mpamvu avuga ati umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Umutima we, umutima w'Imana. Umubiri ni umubiri w'umwana w'umuntu. Imana idufashe cyane. Mu gihe natwe dufite ibikomeye, mu gihe dufite ingorane, twari dukwiye gusenga nka Yesu. Ukavuga uti Mana bibe nk'uko ushaka, bigiye kuba uko ushaka. Mbese mwene data, iri jambo riragufashije? Wumvise bimeze bite? Wumvise ugiye gusenga ute? Uhinduye gusenga kwawe mu gihe ugeze mu ngorane, mu gihe ugeze mu bikomeye, mu gihe ufite maybe abanzi bakwanga bashobora kukugira nabi, cyangwa se mu gihe upfushije umuntu ibyo bibaho wakundaga, mu gihe ubuze umuntu wakundaga, mu gihe umwana wawe yitabye Imana nk'uyu mudamu nababwiraga, mu gihe se urwaye. Hari ibibazo byinshi hano ku isi bishobora kuduca intege, ukananirwa kubyakira, bikakunanira pe, bikakunanira no gusenga no kongera gushima Imana. Ibyo ni ibintu nabonye ku bantu benshi cyane. Ariko se mwene data, we wahisemo uzi Yesu, ukavuga uti mu bibaho byose nzagukurikira, mu bikomeye, mu nzara, mu bukene, mu bukire, nzagukurikira. Urwo rukundo urumva urufite? Urumva wavuga uti Mana Yesu Kristo naguhisemo, uko bimeze kose nzagushima. Uyu mwana namubura, nakena, nakira, uko bimeze kose nzagukurikira. Urumva ariko bimeze? Imana idufashe cyane. Reka nkomeze ngere ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri tugiye kurebera hamwe umuntu wasenze cyangwa se umwingizi tubona muri Bibiliya wa kabiri. Uwa mbere twabonye ubushize ko ari Aburahamu. Muri Bibiliya yose umwingizi wa mbere twigiyeho twabonye yari Aburahamu, wabonetse mu isezerano rikuru Yesu ataravuka. Uwo ni we mwingizi wa mbere, umwentesesa wa mbere dusoma mu isezerano rikuru twaramubonye ubushize ni Aburahamu. Aburahamu yarasenze, asengera Sodomu, asengera Sodomu na Gomora. Yari inshuti y'Imana, aringinga, arabingingira ngo Imana ibareke ye kubarimbura kubw'ibyaha byabo. Arakomeza aringinga, arahagarara aringinga ati niba hari abakiranutse 50 ubababarire, ntiwice Sodomu, ntuyirimbure please. Imana iramwemera, turi inshuti yanjye, nisanga hari abakiranutse 50 ntabwo ndimbura Sodomu. Arakomeza aringinga, Aburahamu aringinga yanga kureka Imana. Ati se nusanga hari 45 haburaho 5 ngo 50, ati nawe simbarimbura. Arakomeza ku buryo yagejeje ku 10. Ngira ngo umubare waje kubura, niyo mpamvu Sodomu yarimbutse. Ariko twabonye ko Aburahamu yinginze Imana, arakomeza yingingira abantu. Hari igihe wingingira abantu rero bakanananirana, ibintu bikaba bitoroshye. Imana idufashe cyane, Imana igakora ibyo ishaka. Ahangaha tugiye kureba undi muntu wa kabiri w'inginzi dusoma mu isezerano rikuru Yesu ataravuka. Uwo muntu wa kabiri yaba ari nde? Urumva ari nde mwene data? Urumva wagerageza kumutekereza? Umuntu wa kabiri, reka nkumara amatsiko. Uwo mwinginzi wabonetse akurikira Aburahamu ni Mose. Mose niwe mwinginzi wa kabiri tubona mu isezerano rikuru. Wavuga utese yabonetse ryari? Yakurikiye Mose ryari? Iki gihe dusoma ko abinginzi bari barabuze pe, bari ingume. Ijambo ingume ni ukuvuga ngo nta n'umwe wari uriho, nta mwinginzi wabonekaga kiriya gihe. Imana yararebaga igasanga umwinginzi, igasanga abentesesas, umwentesesa agasanga ntawe. Mose dusoma ko yakurikiye Aburahamu hashize imyaka 600. Tubaze mu myaka y'umwana w'umuntu, imyaka 600 yarahise, ni myinshi cyane. Yaratambutse habona kuboneka undi mwinginzi wa kabiri kiriya gihe mu isezerano rikuru. Harashize imyaka myinshi cyane. Imana ishaka abinginzi, Imana ishaka umwinginzi, irakunda abantu binginga, bakayisenga, bakingingira isi, bakingingira abandi. Mose rero yaje kuboneka, Imana yamuhamagaye
ngo yingingire abisirayeli. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Mose hano yinginze akingingira abisirayeli, akajya ajya ku musozi Sinayi akazamura amaboko abingingira ngo batsinde. Iri ni ijambo tubona mu Kuva ibice 17, ibice 17 uhereye ku murongo wa 11 ugeze no ku wa 12. Yaringingaga bari mu ntambara, akazamura amaboko Mose agahera mu gitondo akageza izuba rirenze nijoro cyangwa se nimugoroba mu masaha 12:30 biterwa n'aho uri igihe izuba rirengera. Akananirwa akamwicaza ku ibuye inshuti ze bene se bafatanyaga gusenga icyo gihe, akicara bakamufata amaboko. Ni ijambo ry'Imana, tuzabireba neza twitonze. Bakamufata amaboko kugira ngo atananirwa, kuko iyo amaboko yayamanuraga abisirayeli baratsindwaga bari mu ntambara. Ni ukuvuga ngo umurimo wo kwinginga ni umurimo uhoraho, ni umurimo wafatwa nk'uko mu cyongereza bavuga full time job. Ni ukuvuga ngo akazi katari ak'amasaha make, ahubwo akazi gahoraho iminsi yose, full time, igihe cyose. N'ubuzima bwawe ni umuhamagaro wawe, kandi ni umuhamagaro utoroshye, ni umurimo utoroshye wo kwitanga. Mose yari yaritangiye abisirayeli, yari umuyobozi wabo akaba n'umwinginzi wabo, akabafasha muri byose. Yari yaritanze rero, yasaga yanze nk'umuryango we, niko navuga, yari abashyize ku ruhande, nawe ubwe yarishyize ku ruhande. Akunda umurimo w'Imana, akunda abisirayeli, akunda umuhamagaro. Amen. Imana itugirire neza cyane. Nawe mwene data niba uhamagarirwa kwinginga, ni ukuvuga ngo uritanze wese. Ni umurimo utoroshye, uritanze wese full time. Iyo ugiriwe amahirwe ukaba ufite umutware cyangwa umudamu mufite umuhamagaro umwe, ibyo ni amahirwe cyane. Mwese muragendana, mwese muzamura amaboko hamwe. Haleluya. Urugo rwanyu rukaba ari urw'imigisha. Imana ikajya imanuka ikabasura, ikabavugisha, mukaba muhindutse inshuti z'Imana. Ibyo ni byiza cyane. Imana ibagirire neza, Imana idufashe cyane. Ni byiza umwe cyangwa se ari umuvugabutumwa, undi ari umwinginzi, ibyo nabyo biruzuzanya. Ni amahirwe rero gukora umurimo w'Imana. Ni amahirwe kuba Imana yaraguhamagaye kuba inshuti yayo, nka Aburahamu, nka Mose tumaze kureba umwanya wa nonaha. Numanura amaboko uzatsindwa, nukomeza ukayazamura hazaba gutsinda. Haleluya. Kandi turakorera Imana yatsinze, turakorera Yesu Kristo waduhamagaye, yaranesheje. Nta gutinya, kuko Yesu Kristo yaranesheje. Ubwo yanesheje nawe azagufasha, uzanesha, uzatsinda. Abo usengera, abo dusengera, ari igihugu cyawe, ari isuku Imana yaguhamagaye, ari aho utuye, umujyi utuyemo, ari umuryango wawe, uwusengera wese, uruhande urimo hose, urarwanana na Yesu, urahagarana na Yesu, urasenga Yesu, muri kumwe. Yesu nawe ni umwinginzi, umwuka wera ni umwinginzi. Reka twinginge bene data, ntabwo turi twenyine. Yesu Kristo adufasha amaboko. Amen. Umwuka wera adufasha amaboko, ni umufasha twahawe muri igihe cy'ubuntu. Muri iki gihe cy'ubuntu twahawe umufasha, ariwe mwuka wera. Ni ufasha amaboko, niba ugufasha amaboko ntabwo uzaneshwa, uzatsinda. Haleluya. Reka twemere umuhamagaro. Sinzi umuhamagaro wawe, njye wanjye ndawuzi, ariko aho uri reka turwanire gukorera Imana, kuko dufite abadushyigikiye. Yesu Kristo ngo ndi kumwe namwe. Umwuka wera ati ndahari, ndi umufasha, nzahora ndi kumwe nawe Jose. Nzagufata amaboko, nzagufata mu mugongo, nzagushyigikira. Komera. Imana ishimwe cyane. Yesu akomeza adufashe bene data. Mbere yo kugira ngo nsoze, nagira ngo nongere ngushimire amasengesho usengera we mwene data. Ngushimire amasengesho yawe. Navuga amazina ariko ntabwo twarangiza. Aho uri hose nkuko natangiye mbivuga, abari muri Canada, muri Amerika, muri Australia, mu Bubiligi, muri UK, Belfast, Scotland, inshuti zanjye aho muri hose, muri Afrika, mu Rwanda, aho uri hose mwene data, nongeye gushimira.
nongeye kugushimira amasengesho yawe, nongeye kugushimira ukuntu mfata mu mugongo, nongeye kugushimira ukuntu mfata amaboko sinsubire hasi. Haleluya. Hari igihe ngira intege nke, ariko kubw'amasengesho yawe nzakomeza mpagarare. Imana ishimwe cyane rwose, Imana ikumpera umugisha. Kandi agira ngo nongere nkwibutse ngusabe, niba utarakora subscribe wongere uyikore, kugira ngo iyi channel y'ivugabutumwa y'abakristo imenyekane. Iki kiganiro cyo kuri Pure Gold Channel, ikiganiro cy'isaha ya 9, abantu bakimenye, bamenye ikiganiro cy'isaha ya 9 kiraryoshye cyane. Nanjye iyo ndimo ngitanga numva ryohewe, numva mfashijwe. Imana ikugirire neza, Imana ikomeze guha umugisha. Turi kumwe mwene data, tuzakomeza ubutaha. Nagira ngo nkubwire ngo bye bye.